Ndabaramukije cyane inshuti z'Imana. Mfite ibyiringiro ko buri wese muri mwe afite byinshi byo gushima Imana nyuma y'iminsi myinshi ishize. Ndashimira buri muntu wese wakoze subscribe kuri iyi channel. Byerekana uburyo mukunda Imana n'ibyayo. Umugisha ube kuri mwe. Uyu munsi tugiye kuganira umutwe w'ikiganiro uvuga ngo subizwamo imbaraga no kumenya uwo uriwe muri Kristo Yesu. Turatangira dusoma ibyakozwe n'intumwa ibice 19 guhera ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 15. Aranditse ngo ariko inzerezi zimwe zo mu Bayuda nazo zirukanaga abadayimoni, zihimbira kuvugira izina ry'Umwami Yesu kubatewe n'abadayimoni. Ziti ndabategetse mu izina rya Yesu uwo Pawulo avuga. Kandi hari abahungu 7 b'Umuyuda witwaga Sekiwa, umwe mu batambyi bakuru bagenzaga batyo. Bukeye dayimoni arabasubiza ati Yesu ndamuzi na Pawulo ndamumenya, ariko mwebweho muri bande? Ati Yesu ndamuzi na Pawulo ndamumenya, ariko mwebweho muri bande? Hano turasoma inkuru z'abahungu 7. Abo bahungu uko biri bavuga bari bafite ibibaranga, ariko turebeho bikeya iby'ingenzi muri ibyo. Icya mbere bari abasore. Icya kabiri abo basore bari abahungu b'umutambyi mukuru. Icya gatatu abo basore ngo bari inzererezi. Igihe dayimoni yabazaga abo bari bo ntabwo babashije gusubiza. Birashoboka ko gusubiza byari bibagoye cyane ko Bibiliya yatubwiye ngo abo basore bari inzererezi. Nuko ngo abadayimoni barabasimbukiye barabakubita cyane, babashwanyagurizaho imyenda, birukanka ku gasozi bambaye ubusa. Ibi bishobora kuba ku muntu uwo ari we wese muri twebwe wabura icyo asubiza dayimoni, cyangwa se andi majwi yose ajya twongorera, cyane iyo tugeze mu bibazo. Kuko ku badayimoni kuba hari icyo uri cyo muri Yesu ariko ukaba utabizi, bijya guhana nk'aho ntacyo uri cyo. Ni ukuvuga ngo niba utaravuka ubwa kabiri nturaba umwana w'Imana, kandi niba utari umwana mu rugo hari uburenganzira udafite mu rugo, kandi no kuba ufite uburenganzira ariko ukaba utabuzi bijya gusa nk'aho ari ntabwo. Bityo abadayimoni bagaheraho bagutesha agaciro mu buryo bwinshi kandi butandukanye. Ni ngombwa ko mu isi y'umwuka ubuzwi kandi nawe ukaba wiyizi uwo uriwe, kugira ngo ubashe gukoresha uburenganzira bwawe bugendana n'uwo uriwe muri Kristo, no kumenya neza icyo uri cyo, icyo yakugize cyo, abinyujije mu byo yakoze byose ku bwawe, kugeza ubwo yemeye gupfa urupfu rubabaza kurenza izindi kandi rukojeje isoni kurenza izindi, urupfu rwagenewe ibivume. Mu by'ukuri abantu bo bafite uko bakuzi kandi bafite uburyo bakuvuga, bafite uko bagusobanura, ariko muri byose ijambo ry'Imana rigusobanura gute? Mbese wowe urinde? Nyemerera uyu munsi twongere turebere hamwe cyangwa twibukiranye wowe urinde. Igisobanuro cyawe kibonerwa muri Yesu Kristo. Kuva wakira Yesu Kristo wabaye icyaremwe gishya, ntabwo ukiri wa wundi wa kera, kandi ibyo mu ijuru barabizi ndetse n'abadayimoni barabibona. Icyo bakora gusa ni ugukomeza kubangamira inzira yawe yo kuva mu bwiza ujya mu bundi, kugira ngo udashyikira ibyo wagenewe muri Kristo Yesu. Abikorinto ba 2 ibice 5:17 haranditse ngo umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishyashya. Mwene data uri icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Imana isumba byose, Imana yaremye byose ibyo tubona n'ibitaboneka, nyiri ububasha bwose, igukunda urukundo rutarondoreka. Burya urukundo rw'abantu ngo rumenyekaniye amagara atewe hejuru, koko ngo umwe asamaye undi agasamaye. Ariko igihe yawe yaratewe hejuru, Yesu ntabwo yasamyaye, ahubwo yayatanze mu cyimbo cya yawe. Urukundo rutarondoreka wakunzwe nirwo rwamumanitse ku musaraba w'urukozasoni. Urakunzwe cyane, ukunzwe n'umuremyi wa byose. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 umurongo wa 1 haranditse ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma ab'isi batatumenye kuko batayimenye.
mwene data uri umwana w'Imana. Bibiliya yavuze ngo kandi ni kuri uri umwana w'Imana. Nuko uwo mwami amaze kugupfira ntiyakwise umugaragu, ahubwo wabaye umwana mu rugo, kandi uwo mwana wuzura na se. Niyo mpamvu mu ijuru witwa inshuti y'amagara, kuko wacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi y'umwana wayo Yesu Kristo. Yohana 15:15 haranditse ngo sinkibita abagaragu, kuko umugaraga atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti, kuko ibyo numvise kuri data byose mbibamenyesheje. Kandi ubwo uri umwana w'Imana ufite umurage kwa so, uri umuragwa w'Imana, kandi ngo uzaraganwa hamwe na Kristo. Abaroma 8:17 haranditse ngo kandi ubwo turi abana bayo turi abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwa na Kristo, niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Mwene data uri umuragwa mu nzu kwa so, uri umuragwa w'Imana. Mu bintu byose biba mu isi kubw'urukundo rw'Imana, wowe yagwisemo kugira ngo Mwuka Wera aguturemo, Mwuka Wera ature muri wowe, kugira ngo umubiri wawe ube inzu y'Imana. Mwuka Wera w'Imana atura muri wowe. Uyu munsi wongere ubizirikane, umwiteho cyane kandi umwemerere ubucuti, koko ari muri wowe, kugira ngo akubere umuyobozi mu nzira z'imigisha yose y'Imana kandi agushoboze. Urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto 6:19 haranditse ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, ngo kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge. Uri inzu y'Imana. Umuririmbyi yuzuye Umwuka w'Imana araririmba ngo ni igitangaza rwose, ngo ni igitangaza, ngo kuko Yesu yinjiye muri jye. Ni ukuri ni igitangaza gikomeye cyane kubona Imana yihitiramo gutura muri wowe. Uri ubuturo bw'Imana, uri urugingo rw'umubiri wa Kristo. Uko ukunda ingingo z'umubiri wawe ukazitaho ukazikuyakuya, nta na rumwe wifuza yuko rubabara, uko niko na Kristo akwitaho akagukuyakuya, ko kuri urugingo rwe. Agukunda cyane nk'urugingo rwe kandi akakwitaho nk'urugingo rwe. Uru urugingo rwa Kristo. Abikorinto ba mbere 12:27 haravuga ngo nuko rero muri umubiri wa Kristo, ngo kandi umuntu wese muri mwe ni urugingo rwawe. Mwene data, mu bibazo uhura nabyo, mu bikugerageza byose, ujye wibuka ibi byose. Wibuke yuko uri urugingo rwa Kristo. Kristo yiteguye kukwitaho, Kristo yiteguye kukuyakuya nk'urugingo rwe. Uri icyaremwe gishyashya, uri umwana w'Imana, uri inshuti y'Imana, kandi ujye wibuka ko wakwiyeho urubanza n'amaraso ya Yesu. Uri umuragwa w'Imana uzaraganwa na Kristo. Uri inzu ya Mwuka Wera, uri urugingo rw'umubiri wa Kristo. Mwene data, urakoze cyane wowe wumvise iki, wakurikiranye iki kiganiro. Ndahamya neza ko ijambo ry'Imana ari ubuzima. Ndasenze ngo imbaraga z'Imana zigukoreho binyuze mu ijambo ryayo. Ubugwaneza bw'Imana bubane nawe. Tuzongere duhure mu gice gikurikira cy'iki kiganiro, subizwamo imbaraga no kumenya uwo uriwe muri Kristo. Urakoze. Amahoro y'Imana, ubwiza bw'Imana bibane nawe. Amen.